noneho tugiye gukomeza n'isengesho ryo gusabirana dushimira Imana dusabira n'abarwayi. Mushobora kwigira ijuru kugira ngo duhabwe umugisha. Abafite izindi gahunda nyuma ya misa bataje muri gahunda y'isengesho bakaba bagera mu rugo bakadusuhuriza abandi. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristu. Mukiza wacu Urukaristia ukunda abantu niwo ubatunga twese dushima umutima wawe tukawusenga. Mukaristia arukiza abantu ni Yesu Kristo umwana w'Imana yakunze abana be akabana nabo nimumuse. Yesu tumwakire tumushimire. Uwo Yesu Kristo dukiza, uwo Yesu Kristo y'ububasha n'ubushobozi, uwo Yesu Kristo udutumira kandi akaza kutuba hafi mu buzima bwacu. Niwe turangamiye. Twese dushima umutima wawe tukawusenga. Yaremye abantu arabatonesha bamwanga bose akiza bamwanze abuzuzana se ajya kubapfira nimumusenge. Mukiza wacu Urukaristia ukunda abantu niwo ubatunga twese dushima umutima wawe tukawusenga. Nyagasani Yesu Kristo, kuba turi imbere y'iri sakramento ryawe ritagatifu biratwibutsa ingabire y'urukundo wagize ishingiro ry'ingoma y'Imana mu bantu. Ugira uti nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. None turagusaba ngo Kiliziya yawe itunzwe n'Eukaristia ntagatifu uyihe kuba ikimenyetso nyacyo cy'urukundo muri iyi si icumbi nabi. Ababatijwe mu izina ryawe kandi batunzwe n'Eukaristia ntagatifu bahe kudatambamira urukundo rwawe mu bantu imbere yacu n'imyifatire yacu imbere y'abandi bibe intangarugero y'urukundo rwawe. Igihe cyose twizihiza
kandi dutura igitambo cy'ukarisitiya ntagatifu papa wacu Francis n'umwepiskopi wacu Anthony Cardinal Kambanda barinde bagira ubutwari n'umurava mu mirimo ya gitumwa wabashinze. Abapadiri n'abandi biyeguriye Imana babereye isi yacu umusemburo w'urukundo rwawe. Abakristo bose n'abandi bagushakana umutima utaryarya bisesureho uburanga bwawe, maze iyi si yacu irusheho kuba nziza. Nanjye umugaragu wawe unyuzwe no kuba ndi imbere yawe, undinde ubutati n'umutima w'ikinyoma, maze twese tubone gushishikarira ihirwe ry'ijuru wadusezeranyije. Amen. Twese duturize imbere ya Kristo, uje adusanga, uje atugenderera. Buri wese amutura isengesho rye muri aka kanya, mbere yuko dukomeza twiyambaza impuhwe ze. Reka rero muri aka kanya dushengerere Kristo, tumuhanga amaso kuko ari we buhungiro. Tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro. Tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, ni wowe buhungiro. Yesu Kristo, ni wowe buhungiro. Abaraha twese tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro. Mukiza w'isi yose, tuguhanze amaso, tuguhanze amaso. Muhanga amaso umubwire ikikuri ku mutima, umutabazi aje gusanga. Amen. Ni wowe buhungiro. Tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro. Tuciye bugufi, tuguhanze amaso, tuguhanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro. Turatakamba, amagara Imana, amagara Kristo, umubwire ibyawe kuko niwe buhungiro bwawe. Ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro. Turasabira isi yose, tuguhanze amaso, amagara Kristo, tuguhanze amaso, ni wowe
tuguhaza amaso hamagara Kristo tuguhaza amaso ni wowe uhungira haleluya ni wowe uhungira udukiza indwara tuguhaza amaso ni wowe uhungira ni wowe uhungira wowe utanga amahoro tuguhaza amaso tuguhaza